amadini n'amatorero ibyo ashinzwe ubundi birumvikana nta n'udakwiye kubishyigikira ariko kugira ngo bigende neza muri ayo madini ubwayo n'amatorero ubwayo akwiye kubanza agakora neza agakora ibikwiriye kuba bikorwa umuntu yihishe inyuma y'idini inyuma y'itorero ashyizeho ikintu kigamije inyungu ze no kwambura abandi. Excellency, hari ikintu kitubabaza cyane wenda nuko tutasobanukiwe mwanadufasha rwose. The call to prayer ya mu gitondo iratubabaza ko yaravuyeho. Arimo iki? Adana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga ntago bikibaho mu gitondo. Ntabwo bibaho. Mufite uriya warukwiye kumumenya ariko afite ibitekerezo bishobora gufasha kubaka. Mutinya babakangura mu gitondo ni iki? Irimo uburyo bwafasha kugira ibyo bwubaka. Ibyo rwose ntabwo uyu mwaka uzashira bitakemutse. Ibyo biraza gukemuka. Ntabwo nzagaruka hano mubinyishyuza. ahubwo tuzagaruka hano ari jye ubibishyuza icyo mwabikoresheje. Mbahaye ikaze rero abakurikiye Umwitsi TV, reka nongere ngaruke mu makuru yacu. Amakuru y'uyu munsi, nyuma rero y'iminsi mike yishize Perezida Paul Kagame ganiriye n'abagize umuryango wa dini rya Islam. Rero nkuko muri kubyibonera bikaba ari byinshi babashe kuganiraho ndetse n'ibyinshi bamusabye, ariko nawe mu byo yabemereye yabasezeranije ko bigiye kubikorwa ndetse n'ibyo yabemereye mu myaka itambutse agiye kubishyira mu bikorwa bitarenze uyu mwaka karaza kuba yamaje kubishyira mu bikorwa. Ntibazamugaye gutinda ahubwo bazamugaye guhera. Reka amakuru yacu rero tuyakomereze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi nama ya ONU. Munyemere rero tubanze tugaruke kuri iri jambo ryavuzwe na Musad Balosi uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri akanama ka ONU. Yatangiye rero hagaragaza ko ibibazo by'intambara z'Iburasirazuba bwa Kongo ari kimwe mu bintu by'ingenzi cyane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Michael Rubio kari cyo kibazo bashyizemo imbaraga nyinshi cyane bakagiha n'agaciro gakomeye cyane. Yakomeje avuga ko amasezerano ya Washington yasinwe yafunguwe igihe gishyashya anga se yatwinjije mu kindi gihe gishya cy'icyizere n'ibyiringiro kigaragaza yuko kandi kigiye gukemuka. Akaba yakomeje rero kugenda agaruka muri amasezerano, harimo nk'ibyari muri aya masezerano ndetse n'ibindi byinshi nk'inkingi yo kugira ngo bikemure amakimbirane ashyirwaho byari nk'urufatizo cyangwa se cyari nk'ikintu cy'inkingi ya mwamba cyashyizweho mu rwego rwo kugira ngo tuganishe ku gisubizo. Ati kandi murabizi ko mwese tubizi ko ikibazo nk'iki ngiki kiri mu burasirazuba bwa Kongo ari kinini gutya, atari ikintu twari twiteze ko kizakemuka mu ijoro rimwe. N'ubundi ni ikintu twari tuzi ko nubwo amasezerano asinwe ariko ari ikintu kizasabwa gukemuka uko habayeho kwihangana ndetse hashingiye ku mikorere myiza. Aha rero Musad Balosi akaba yakomeje kandi kugaragaza yuko aya masezerano yaje kuba kandi ashamikiyeho biriya biganiro bya Doha byahuzaga igihugu cya Kongo n'umutwe wa 23. Duha rero ibiganiro byaho byari bigamije kugira ngo bihite bikemura impamvu zihutirwa cyane, harimo nk'agahenge no kugira ngo amahoro ahita agaruka hagati y'impande zombi, hagati ya 23 ndetse n'igihugu cya Kongo. Aha rero yaboneyeho no gushimira igihugu cya Katari ku musanzu ukomeye cyatanze. Izi gahunda zose rero tuvuze zose zakomeje kugenda zishumangirwa n'ibiganiro by'ubumwe bwa Afurika
Ati ubwo buhuza bwose rero tubukusanyije nibwo bugenda butanga ibisubizo bwo kugira ngo amahoro arambye azabashe kugerwaho. Kandi izo mpamvu zose mvuze murazumva ko zihuje kandi zikaba ziri kuzuzanya. Ati ndetse leta yacu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ishyigikira ko izo gahunda zose zabaye, ibyo biganiro byose byabaye navuze hejuru byashyirwa mu bikorwa. Ati ndetse kandi tukanareba yuko imyanzuro y'inama y'umutekano cyangwa se ya myanzuro itangiye kugenda bitanga ibisubizo bizima, cyane cyane no kuba harashyizweho uburyo ayo masezerano basinye cyangwa se ibyo biyemeje bikurikiranwa uburyo bigenda bishyirwa mu bikorwa. Ati nubwo ibibazo rero bigihari, ibi kandi bikomeza kugenda biragenda bigaragaza ko ibisubizo tugenda tubisatira. Musadi Barros rero yageze naho atangira kumera nk'unenga u Rwanda cyangwa se yibasira u Rwanda, avuga ko nubwo ibi byose bimeze uku nguku, ati tubabajwe n'uko u Rwanda mu minsi ishize rwatumye izi ntambara zongera kugira ubukana. Ati mbese ibyo u Rwanda rwakoze bikaba bihabanye n'inshingano rufite byerekeranye amasezerano rwiyemeje cyangwa se ku byo rwiyemeje gukora kuri aya masezerano. Ati ibyo rero byakozwe n'u Rwanda biri mu byateye kuba igihugu cyacu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika dufatira ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ibihano